ahantu koko njya kurya kuba ngaragara nk'umukire nyamara ndi umushonje ndi umukene musi ndavumba hehera ngiye gushaka ahantu nkuri ifunguro ry'uyu munsi aho bihiye niho ndi burya Kwe kurira. Ngomba karira rwose. Karuhukire mu mahoro. Kurira cyane nareke kurira cyane agatuna n'abandi bari bacecetse bari. Umubyeyi ukuntu yari mwiza. Ngo ntabwo ari inda yawe. Aho kwakira umushitsi bize bite nabona gutwariza inyuma y'undi. Anze mbere. Naje nze mbakire wa. Sabashyitsi se. Nakira abashyitsi wa. Kuko iwacu twakira abashyitsi. Ko ntabwo ushaka kwishyura. Basi ko yari Imana wange Satani twongereyo nk'icyumweru kimwe basi gushaka amafaranga. Mugende ndazamanye. Nukuri aba bariye amafaranga mwarimu ndimo ndayabarekeza. Mugende mutabyo ariko basi watu babari kabicyumweru. Basi iminsi 6 yonyine. Nabahaye priave nyinshi. koko njya kurya kuba ngaragara nk'umukire nyamara ndi umushonje ndi umukene musi ndavumba hehera ngiye gushaka ahantu nkuri ifunguro ry'uyu munsi aho bihiye niho ndi burya ndacungana n'abantu bagiye kurya isaha y'inigera bagiye kurya ndabona kamere hano niho haba abantu benshi batuye hano ni abakene Imana yo mwishu yonyine aba ariyo izajya twigera nawe ubundi komera abantu komera baramwigubanye bamugubanye mwana yari akiri muto komera ndabakurikira bararya nanjye njye sha icyo nzi cyo ngiye kubakurikira paka niba barira ndarirana nabo niba seka nsekane nabo bakadusangira
ukuntu twabonye mwihangane mureke no kurira ugeze cyane usa umuntu ko ari kurira cyane twe kurira muri akarira rwose karuhukire mu mahoro ari kurira cyane nareke kurira cyane agatuma n'abandi bari bacecetse umubyari ukuntu yari mwiza mwisora riratazi n'uwapfuye kandi ako baziza reka nkubwire njye uyu muntu uko ndi kumubona bigaragara ko yadukurikiye azi ko ari ibirori tugiyemo atazi ko tugiye gushyingura ariko rero uyu mugabo guherana ruguririye tuva gushingura yadukurikiye ahubwo akaza yiriza none tugera ahangaha natangira avuga ngo hapfuye umugore ariko wamubonaga namubonaga ariko ubu ngubu ibi ngibi uzi ko abantu bava gushingura hakazamo n'abavumbi baba barimo benshi numvishe inkuru ngo umuntu arira atazi uwapfuye koko hapfa umwana umuntu arira ngo ni umuntu mukuru uyu niwe bavuze rero uyu ni igisambo uyu ni umugome sare cyasaze cyo kudushinyagurira kubasezera bagataha ndabona batangiye kuvugishwa barimo basa nk'abari kudushinyagurira ariko rubanda bazi kuvuma baziza naragiye ndabona mwakoze kudutabara niko bimera uyu munsi hagiye uriya ejo hazagenda n'undi kandi kuri iyi si niko bimeze isi turimo niko imeze bamwe baravuka abandi bakagenda gusa abenshi murabizi bamwe twari kumwe ni umwana wacu mutoya wapfuye ntabwo ari umubyeyi nk'uko numvise uriya mugabo abivuga ubwo rero nagira ngo basezerere mwitahire abataha kure bari burare barare ubwo abandi muzagumya mudusure gahoro gahoro mureba nuko tumeze kandi ndabashimiye cyane murakoze gusa nagira ngo bamenyeshe yuko tuzakurikira iyo kuri 15 z'ukwezi gutaha z'ukwezi gutaha mu kwezi gutaha kuriya kugiye kuza ubwo rero mujyane n'amahoro y'Imana ubwo naho kuri iyo tariki ariko bitababujije n'ubundi kuzagumya kudusura mureba uko tumeze ntacyo papa mata tuzajya tubasura ngaho murabeho rero mukomere maze mukomere mama mata mukomere cyane rwose yemwe mukomere pe musigara amahoro kandi n'ukwihangana mukomeze nyabuna mukomere umuntu ugira akari akagiye igipangu cyose ariho nka kunyishyura amezi ashyira arangahe ako uyu munsi ntabwo turi bukiranuke agomba nyishyure cyangwa yivemo ntabwo najya mwese ntabwo byumvikana harimo n'agasuzuguro rwose ibyo murimo shaka murahaza amafiti n'ibiceri n'isharani muri iki ntangura gutyo amafiti mwariye mwahaze mutishe amafaranga y'inzu
umuntu yubatse inzu gake ukeneye amafaranga mwabonye amezi ashize arangana ndashaka nko mutanyikira musoko mugire oya ndabaranga mwanza mugende mufate ibintu byanyu mugende ntabwo ntibashaka mu nzu zanjye ndazana abandi banyishyura oya ariko mana yanjye mugende mugende sobwo watubabarira nyine watubabarira basi icyumweru kimwe basi dushaka ko ntabwo mushaka kwishyura basi korera imana wange satani twongereyo nk'icyumweru kimwe basi dushaka mugende ndazana wakihanganye ni ukuri ababariye amafaranga mwarimu ndimo ndayabarekeza mugende mutabyumva ariko basi watubabarira basi iminsi 6 yonyine nabahaye puriyave nyinshi ihagije basi watubabari ukaduha puriyave wenda tukajya twirarirana hano ku rubaraza ubu urabona turi bugehehe koko ubu aba bana banjye ndabashorera turare mu gisambu koko ariko wagiye mbona izamba bashaka puriyave uwo kabyara amezi se mfukame oya wipfukama sohoka rira hano genda aya marira unjijije aya marira unjijije aya marira unjijije aya marira unjijije nanjye ndaza gukora niteze imbere wubake iyanjye uretse nanjye nzagukodesha sha uretse nzagukodesha mama nacu rero sister jiwe rwose ibintu byanshanze none se ko ngubu badusohoye mu nzu tukaba nta hantu dufite ho kuba tukaba tugiye kuba hanze koko kandi na mama urabibona rwose ko nta mbaraga afite zo kuba yashakisha ngo abe yabasha kuba yatuboneraho kuba kandi ukaba ubona imyaka tugezemo ubu koko twabigenza gute kugira ngo dufashe mama nibura natwe tumwunganire mfite igitekerezo twakagombye kujya gushaka ukuntu twigira impumyi tugateka imitwe tukajya ku muhanda tukareba ko badufungura tukajya gusaba kuko tugenda tukareba ko hari aho twabona twaba ariko uzi ko icyo gitekerezo ari cyo tukigira nka ya mpumyi bita Elina tukareba yuko natwe yenda hari aho twakwikura tukikura mu rugo cyane sister icyo gitekerezo nicyo hora ni ukuvuga ngo turagenda dushaka ahantu hegereye umuhanda ku buryo umuntu wese utunyuzeho tuzajya tumubwira ikibazo cyacu kandi tukakimubwira tubabaye cyane kugira ngo turebe yuko nibura twabona ubushobozi tugafasha natwe mama siko nawe ubyumva ahubwo reka tugende Mbona karibu. Oh my god. Yagiye hese noneho ko mbona afunze mu kabyarana. Nasiza hari se. Yaba ari mora. Ubwo asanga agiye mu gasoko guhaha. Harafunze. Kandi nta n'urufunguzo najyanye n'ukuri. Sigagura urufunguzo. Nta kibazo wowe wicaye hano ngaha tumutegereze wowe wihanganye wicaye hano sinatwe twicare hano ndabizi ntabwo ari butinze nta kibazo kabisa ubwo wasanga agiye mu isoko wenda nko kugura inyanya ariko nawe ntuzongera gusiga urufunguzo nanjye sinzi ukuntu byanciyeho hari igihe ushobora kuza ugasanga nyarukiye nko ijya ku muturanyi nanjye ntabwo nzongera gukora iryo kosa sinzi ukuntu byanciyeho utari rwibagirwa ariko ntabwo agiye kure ndabizi ubu ari hano hafi agiye kure
Namusohoye muri bimwe. Hari igihe umunsi Ni bite? Soza umushitsi. Mama ngo nireba papa yazanye n'umushitsi. Nyuma y'urugi urufunguzo ruri he? Wahageze? Umeze ute? Twaheze inyuma y'urugi urufunguzo narwibagira. Hari ahantu nari nagera rero sinari mpari. Hano ari kumwe n'abashyitsi. Ko buriya umushyitsi cyangwa n'indayi ubu ntibasomanye. Mbere kuko nta magambo ariko bakazana abashyitsi hano. Kudaha umushitsi karibu sheri bimeze bite? Umuki? Ansobanura umuntu icyo ari cyo ubwo n'umushyitsi bwoko ki n'iki cyawe muri hano mu ruhe rwego? Siko mbona warakaye byagenze bite none? Hoya sobanurira uyu mugore ni muntu ki n'indaya yawe n'iki cyawe? Cungana n'ururimi rwawe madamu ntabwo ndi indaya njyewe urandebye mbona muburaye. Ngo ntabwo ari indaya yawe. Aho kwakira umushitsi bimeze bite? Nabona ko twarize inyuma y'urugi. Anze mbere. Naje nze mbakire wa. Sabashyitsi se. Nakira abashyitsi wa. Tuze kuko iwacu twakira abashyitsi.